umugambi wayo ntacyo bivuze, ahubwo komereza aho ngaho. Erega wibuka yuko Satani yazerereye mu isi akagira ishyari rya Yobu. Hanyuma kandi mbabutse yuko yamubwiye ngo uvuye he, ambuye kuzerera mu isi, avuga ngo ubonye umugaragu wanjye witwaye bati namonye ariko nukwera ubutunzi, kuko Imana ikomera ku bugingo. Iramubwira ngo genda byose ubimwambura, ariko ubugingo bwiwe ntukoreho. Imana ihagaze ku bugingo bwawe. Uyu Obadiya ngo amaze gupfa baramushinguye, barakuye n'ikiriyo, biravuga ngo umwishyuza araza. Bisobanura iki? Aho yagiye afata amadeni, aho afashe ibishyimbo, aho afashe umuceri, aho afashe amavuta, aho afashe iki, ngo umwishyuza araza. Ijambo ryamubwiye rya mbere, munyumve neza, ibi ni ubutumwa Imana impaye, ndabivuga ntuje. Muri uku kwezi turimo abantu benshi bakora ngo ni ukwezi kw'ibibazo, kw'indwara, ni ukwezi kw'inzara, ngo nta mafaranga bariho, ngo ni ukwezi kw'impanuka. Oya, mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana, power, protodent, support Imana itanga iguporoteje mu izina rya Yesu. Iyabanye nawe mu kwa mbere kushika muri uku kwezi tugezemo, izabane nawe usoza umwaka kandi nawe utangire. Ndifuza ko wambuka amahoro mu izina rya Yesu. Mwishyuza ngo arazira ati nende kwishyuza. Umugabo wawe nubwo yapfuye ariko hari deni yasize atishyuye, yafashe ibishyimbo iwanjye, afata amavuta, afata iki, none nende kwishyuza. Reba umwishyuza utagira imbabazi z'umugore umaze igihe abuze umugabo. Reba umwishyuza utagira imbabazi z'imyaka umaze mu bitaro. Reba umwishyuza umaze iyo myaka, umwishyuza utagira isoni z'umugore ukiri mu bupfakazi. Reba umwishyuza utagira ubwoba. Reka nkubwire icyo mbabwiye ni ukukomeza ku Mana, kuko umwishyuza we nta soni agira. Umugore aravuga ati nanje kwishyuza. Umugore ati nta mafaranga afite, urabizi ibibazo maze iminsi. Umwishyuza ati ibyo ntibindeba, ntabwo ibyo bindeba. Rangije akora ikintu gikomeye, aramubwira ngo nguhaye warning, hanyuma ndagiye, ariko ningaruka nkasanga utaramboneye ubwishyu, nzajyana abana bawe mbagire imbata zanjye. Mbabwire mwa babyeyi, mbabwire mwa bagabo, mbabwire mwa bakobwa, mbabwire mwa basore, mu bintu Imana yanga gasuzuguro. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana yanga gasuzuguro. Imana iraduteturuye, yo mwijuru iratwibutse. Imana ishimwe, Imana yanga agasuzuguro, ahubwo ikunda umuntu uca bugufi, Imana igakuraho agasuzuguro. Ubu tuvugana none ahanga butuvugana, Bibiliya ivuga ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene no gutaka k'umunyamubabaro, none aha ndahaguruka shire mu mahoro uwo bacirira ingone. Hanyuma umugore amubwira ati nta kibazo. Nusoma Bibiliya, umwishyuza ngo yaragiye, umugore ngo aratekereza, ngo apanga amasengesho, arasenga. Muri ayo masengesho yasenze ngo Imana imuganirizamo, iramuganiriza. Mwifurije muri ibyo bibazo ko Imana yagusangamo ikakuganiriza, muri ayo madeni ikakuganiriza, muri ubwo kutabyara Imana ikakuganiriza, muri uko kudashaka Imana ikakuganiriza, muri ibyo bibazo umaranye igihe Imana ikakuganiriza, kuri iyo piriya Imana ikakuganiriza, muri ubwo burwayi bw'umutima Imana ikakuganiriza, ubwo burwayi bwo mu nda Imana ikakuganiriza, mu burwayi bw'amaguru Imana ikakuganiriza. Nawe ubyimbye ibirenge Imana ikuganirize, wowe ufite amaguru yabyimbye Imana ikuganirize. Urimo uravuga ati imyaka yose irangiye, Mana waravuze kuzamvura, Imana ikuganiriza. Ngo Imana iramuganiriza, arangije ngo umwuka wera aramusanga, ngo Imana iramuganiriza ati hari umukozi wanjye wakoranye n'umugabo we, musanga. Arangije ngo asanga Elisa, asanga umuhanuzi Elisa. Ariko reka njye mbabaza ko muhura n'ibibazo mukabyihererana, kandi hari abantu Imana yashyizeho bagomba kubisengera. Hari abantu Imana hamagara ngo usengere, wikiyemera. Urasanga umuntu afite iduka ryuzuye, ntiyakwiteza umunyamasengesho, ariko hasigaramo ibikarito byonyine, hasigaramo ibikarito byonyine, ugasanga arimo arabazushyushya hasi. Ubwo ni ubuyobe. Mbabwiza ukuri, ugasanga umuntu afite iduka, pana botiki, aracuruza mu mujyi, quartier commercial, aracuruza Nyabugogo, aracuruza Kimironko,
Remera yarahafashe, reka za Murindi hose, za Rwamagana yarayogoje, ku Murindi hose nahe, mu Mutara hose afite inka, afite inzuri, yibera mu mahanga, muri Amerika, yibera muri Canada, aba muri Tanzania, abibujumbura, yarakabye amafaranga ni yose. Ariko yahomba agatangira kubaza umuhanuzi ushyushya ahari. Mwagiye muza hakiri kare mutarahomba. Ngo asanga umuhanuzi ari amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata. None mbigire gute? Kuzi ko umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yubahaga Imana neza. Babwire mwiturufu zituma Imana ihaguruka no kuyubaha neza bibamo. Mbabwire mu bintu bituma Imana iza no kuyubaha bibamo. Ntabwo uziri kuvanga ibintu. Ntabwo Imana izakubwira ubukwe ngo ujye gusambana ngo ubutegereze ububone. Ntabwo Imana izakubwira amafaranga ngo wirigwe wiba ngo uyategereze uyabone. Ntabwo Imana izakubwira inzu ngo wirigwe uriganya ngo uyibone. Niyo mpamvu Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutware. Abantu ibintu byo gusenga babigize big deal, baba barakaye bisirikishije. Nongere babwire ngo gusenga si intambara. Gusenga si intambara. Iyageze kuri runaka nawe yakugeraho. Abo ngabo uri musuzugura ntago basenga muri umuna w'Imana yawe, basenga Imana nkuru, Imana ishimwe cyane. Mureke mbahe message ngende, mumenyereye bamwe baza babafata hehe aho ntavuze. Ariko jewe nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo nubwo umwishyuza yaje, niwemera guca bugufi ukuzuza ibyo usaba, Imana iraguha ibyo usaba. Niwuzuza ibyo usabwa, Imana iraguha ibyo usaba. Uyu mugore ngo abwira umuhanuzi aramaze atese, mwumve ko gusenga nta n'imikino ibamo. Aramaze atese, hari icyo waba ufite? Umugore avuga ati ntacyo, ariko nibutsa agaherezo kutuvuta mu rugo. Umuntu araza mu masengesho, arirukanka imisozi yose, Mana ndasengera runaka, ndamuhiritse, ndamwirukanye, ndamwishe, ndamunize, Imana yanga agasuzuguro. Ntabwo ayo masengesho Imana izayumva. Ni ikibemeza, mereza nabo bamenye ko senga, mereza ntacyo ubona. Imana iraguha igisubizo gituma ihabwa icyubahiro, ariko igituma Imana ibemeza ntacyo mubona. Imana ikwima ibyo ushaka, iguhe ibyo ishaka ibona byayigirira umumaro. Ngo aramubwira ati mfite agaherezo gace kutuvuta mu rugo. Akibyumva umuhanuzi arategeka bati genda utire ibintu kandi ntutire bike. Yewe mubyeyi we, nubwo wasuzugurwaga ariko uyu mwaka utarashira, Imana igiye gukoresha utuvuta dukeya ufite. Nudukoresha neza, Imana iraguhesha umugisha, Imana iraguha icyubahiro. Ngo aragenda nkuko Imana yambwiye ngo ukinge n'abana bawe. Ngo aragenda bikora nkuko Imana yamubwiye. Ngo arakinga suku utwo tuvuta, ibintu byose biruzura. Ngo asubira ku muhanuzi amubwira ijambo rikomeye cyane. Aramubwira ngo ibyo wantegetse nabikoze, amavuta yabonetse. Nusoma Bibiliya, muhanuzi yamubwiye ngo genda ugurishe ayo mavuta, wishyure ideni ufite, ibisigara bigutungane n'abana bawe. Abari bazi kuzaseba, abari bazi ko ibyo bizajyanwaho ingwate, nta bizagenda. Ahubwo Imana igiye kukwishyurira ideni ufite, igiye gukemura ibibazo ufite, hanyuma ibisigara bigutungane n'umuryango wawe. Ndagira ngo tuze gusengera mu ijambo rivuga ngo Mana turashaka kuhesha umugisha amavuta make dufite. Wewe wumvaga ko ari amavuta makeya, ariko ayo mavuta imaze enengone mora before. Imana yayahesha umugisha, Imana yayahesha icyubahiro, amadeni akishyurwa, inzara igashira, ukambara, ukabona inzu, ukabona ibyo ushaka byose mu Mana birahari. Ndagira ngo gusengera. Wari usigariyeho, wumvaga washiriwe, umwishyuza yari yaje, ariko hari umwishyura. Nubwo haje umwishyuza, bakunda kuvuga ngo hari igihe biza bikarenga inkombe, ariko nta bijya birenga ijambo Imana yavuze. Mu gihe urimo baragufata uko bishakiye. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu,
waba uri mu Rwanda, waba uri muri diaspora, waba uri gosa Masindi, waba uri hehe, ndaguhanuriye utwo tuvuta dukiri musuzugura. Imana idutubure, ubone imbaraga z'Imana, ubone power mu izina rya Yesu. Abumvaga ukwezi kwa 10 utazakurenga, kwa 11 ntukurenga, kwa 12 ntukurenga. Imana icinzira aho zitari, ikoresha amavuta makeya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo gusengera, ushaka kumpamagara, ushaka ko dusengana, kuko amavuta ararutana. Nta muganga wivura, umuganga yari wayavurwa n'abandi, ibyo mubimenye. Imana iguha umugisha. Wahamagara kuri 0785 83609, 0785 83609. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Jambo ryawe ni itabaza rimuri kiri birenge. Umugisha abantu bumvaga ibyabo byarangiye, umugisha abantu babonaga uburwayi butazakira, umugisha abantu babonaga amadeni atazishyurwa, bagirire neza ubafashe. Kandi mwami muri uku kwezi turimo, umwaka utarashira ndetse no mu mezi ari imbere, abantu bawe gutegereje babona ineza y'Imana. Turagushimiye, tuguha icyubahiro, tukome mashi mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.